Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndanezerewe cyane igitondo cy'uyu munsi. Reka mbabwire ko ni ibihe bidasanzwe Imana yongeye kuduha. Yesu nashimwe cyane. Bwira umutima wawe ngo nongeye kubona ibihe bidasanzwe wongeye kundemera. Imana ishimwe. Mu nzu y'Imana iki gihe aya masaha, haleluya, Imana yacu ni cyane. Nitwa Irihose Martin nkuko babivuze, ndi umugabo wubatse, ndi kumwe na madame ngira ngo yakigira ejuru agasoza iteraniro, nawe dufatanyije kuvuga ubutumwa bwiza, kandi dufite abana. Imana yaduhaye umugisha w'abana ndetse n'abavandimwe n'abaturanyi twazanye, bahaguruke bose basuza iteraniro, kandi Imana ibaho umugisha kuko mwemereye umwuka wera. Hanyuma rero nkorera umurimo w'Imana hano cyane muri komisiyo y'iterambere ndetse no muri Holy Recall Worship Ministry, kandi ndabikunda. Nkunda yuko Imana nabyo ibintije. Imana yacu nishimwe cyane. Ndashima Imana rero ko uyu munsi yantoranije ngo tuganire ku ijambo ryayo, nkuko bamaze kuridusomera. Reka munyemerere gatoya nsome umurongo umwe gusa mu gice badusomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 50, hanyuma ndasoma umurongo wonyine wa 5. Umurongo wonyine wa 5, hanyuma dukuremo intego, tuganire gatoya mu minota dufite ku ijambo ry'Imana. Ibice 50, umurongo wa 5 havuze ngo, Umwami Imana inzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Amen. Namwe niko handitse yemwe. Aravuze ngo Umwami Imana inzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, haleluya, haleluya, tugushimiye iki gitondo waduhaye aya masaha yo kuba mu nzu yawe. Dusubije amaso inyuma twibuka iminsi yashize tudakandagira mu nzu yawe, ariko turagushimiye ku iki gitondo, iri teraniro ringana ritya, twebwe abo wagiriye neza Mana, twagejeje ibirenge mu nzu yawe. Haleluya, nuhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko hari imigozi myinshi waciye, tugushimiye ko hari ibikuta byinshi byahirimye kugira ngo uyu munsi tube turi mu nzu yawe. Nuhabwe icyubahiro, tubiguhereye icyubahiro. Haleluya, haleluya. Dawidi yageze mu nzu yawe arahareba, aravuga ngo niyo ntagera mu nzu mpagarara ku miryango gusa, umutima wanjye uranezerwa kurusha kubana n'abakomeye. Mitima yacu iranezerewe rero. Ngwino uganire natwe ijambo waduteguriye, tuguteze amatwi, nemeye kuba igikoresho. Gaburira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ndagira ngo mu by'ukuri ndimo numva nabahobera cyane, ariko reka tuzamure ikiganza duhoberane mu izina rya Yesu. Haleluya. Nshimye Imana rero kuko yanyemereye ko tuganira. Uyu munsi nateguye ijambo nyuma yuko bambwira ko nzavuga ubutumwa. Nabwiye Imana ngo Mana, ndashaka kuganira n'ubwoko bwawe. Hanyuma rero ijambo nateguye, ngira ngo turashima Imana ko dufite n'ikoranabuhanga, rifite umutwe uri hariya uvuga ngo umukozi w'Imana mu gahenge iduhaye. Amen. Turaza kuganira kwa ririya jambo mu mwanya mutoya, umukozi w'Imana muri aka gahenge akangaka Imana yongeye kuduha, nibyo tuza kuganiraho. Imana yacu ishimwe. Ngitekereza kuri iri jambo rero naravuze ngo ariko ubundi iyo twumvise umukozi mu buzima busanzwe, ubundi niki? Nza gusanga umuntu witwa umukozi
ni umuntu watoranijwe mu bandi bantu benshi barenze umwe, hanyuma agahabwa n'inshingano zihariye kandi akazihabwa n'umuntu bita umukoresha. Mu yandi magambo, ahari umukozi haba hari n'umukoresha, ibyo byombi birajyana. Imana nishimwe, haleluya. Hanyuma nza gusanga nanone umuntu witwa umukozi wese ahantu ava akagera arakora kandi agahembwa. Haleluya, haleluya. Mbere yuko atangira akazi rero, umukoresha warabanza akamuha inshingano. Icya kabiri akamubwira ngo izi nshingano dore aho uzazikorera kandi dore ibikoresho uzakoresha. Imana ishimwe. Bihita binganisha rero ku mukozi w'Imana nashatse ko tuganiraho uyu munsi, ukwiye kuba ariho, ukwiye kuba vugwa mu bihe nk'ibi ngibi duhagazemo. Imana yacu nishimwe cyane. Navuga ngo umukozi w'Imana ubundi bwo ni muntu ki? Umukozi w'Imana nashatse ko tuza gutindaho gatoya. Nza gusanga buriya umuntu uwo ari we wese waremwe, njyewe nawe n'abandi, abatoya, abari hagati, abakuru, abafite akazi kazwi cyangwa katazwi, twese turi abakozi b'Imana. Haleluya. Twese turi abakozi b'Imana. Cya kabiri, nza gusanga Imana data wa twese iri mu ijuru ntabwo igikoresha gusa abantu, ahubwo ikintu cyose yaremye kiri munsi y'ijuru nacyo kirayikorera. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndavuga ngo ni byiza ko tumenya uyu munsi ngo ngewe nawe turi abakozi b'Imana, ariko nubwo bimeze bityo, ikintu cyose kiri munsi y'ijuru ni umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngira ngo bari ku buhanga bw'ibyuma badufashe. Hanyuma navuga ngo noneho rero tumaze kubona abakozi b'Imana, ngewe nawe n'ibintu biri kwisi. Navuga ngo iyo ngiye kwitegereza, haleluya, nsanga mu bantu b'abakozi b'Imana hari abantu bitwa, cyangwa se hari ibintu byitwa ibihumeka. Abantu bareka twe kubatindaho kuko turabazi, Mose, Yesaya twakoze, ariko reka niganire gusa ku bintu byitwa ibihumeka. Ngiye kukwereka ukuntu n'ibintu Imana yaremye bitari abantu, ari abakozi bayo. Umugabo witwa Farawo mu gihugu cya Egiputa aravuga ngo mbaye ngumanye ubwoko bw'Abisiraheli, nubwo Mose bamutumye kuza kuzana iki? Abisiraheli. Mose aravuga avuze arinde? Umukozi w'Imana, intumwa y'Imana. Rangije Farawo aravuga ngo ubwo wavuze cyane, ariko amagambo yawe yonyine ntahagije ngo ndekure iki? Ubwoko bw'Imana. Basi Imana ngo Mana mbigenze nte ko njyewe navuze sinumvikane kandi wantumye? Aravuga ngo humura, hari ibindi bintu nashyize ku isi byitwa ibikeri, ubu none ahangiye kubikoresha. Yesu ashimwe cyane. Ako kanya ko Imana ikoresha ibikeri, hanyuma Mose arahagarara haravuga ngo ngiye kureba ukuntu ibihumeka byose Imana yaremye bigiye kuyikorera. Bikeri birakora rero ngo bihita byuzura, muzi umurimo wabo, ngo biragenda bijya mu gihugu cyose, ahantu hose hahinduka ibikeri. Yesu ashimwe cyane. Ariko nabyo bihageze, Imana iravuga ngo nagira ngo mbereke ko nabyo bikora, nubwo ngiye gukomeza kunangira umutima wa Farawo kugira ngo mbereke ko atari byo byonyine bikora. Yesu ashimwe cyane. Ahita Imana iravuga ngo hari udusimba dutoya cyane twitwa inda. Iravuga ngo izo nda ngiye kuzikoresha umurimo kuko nazo naraziremye ngo zikoreshe. Imana ishimwe. Ngo inda zihita zikwira mu bantu, mu myenda, buri muntu wese, ahantu hose. Ntabwo ndi buhatinde, ariko nashaka kubereka uko Imana ikoresha utuntu dutoya kandi yaremye. Irakomeza cyane, iravuga ngo ubwo rero ngiye gukomeza kunangira umutima wa Farawo, ubundi inda zagakwiye kuba zimwumvira, ariko ngiye kwereka Abanyegiputa, ariko nereke n'Abisiraheli yuko inda atari zo zikora gusa, yuko ibikeri atari byo bikora gusa,
ahubwo hari ikindi kintu cyitwa ibibugu. Ndatekereza ko hano abantu ni bakuru bazi ibibugu. Ibibugu ngo biragenda bikwira igihugu cyose kandi Imana irabikoresha. Bibabaza abantu rwose, ariko Imana iravuga ngo reka nkomeze nangire umutima wande wa Farawo kugira ngo mwereka ko ibibugu nabyo byavuyeho, mfite uburyo mbikoresha. Yesu ashimwe cyane. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo hari ikindi cyitwa inzige. Yesu ashimwe. Inzige buriya nazo Imana ni ibisimba ikoresha kandi bihumeka. Navuga ngo Mose uhagaze gatoya nkwereke ko ikintu cyose naremye nshobora kugikoresha kikambera iki? Umukozi. Haleluya. Turi kuganira ku mukozi w'iki? Yesu ashimwe cyane. Bakozi b'Imana, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Arakomeza aravuga ngo reka nihute ngende nabisize hari, ariko aravuga ngo noneho kuko ibihumeka nabyo bimaze gukora, nkanangira umutima wa Farawo. Abisiraheli mwabibonye ko bikora? Bati twabibonye. Mose na Aroni. Abanyegiputa mwabibonye? Bati twabibonye. Ariko Farawo arakinangiye. Aravuga ngo mfite n'ububasha rero bwo gukoresha abandi bakozi ikintu cyitwa igiti. Namubwira ngo Mose, ngo ubwo abakonikoni barambuye inzoka, ngo ngewe njya mfata igiti ngagishyiramo ubuzima kigahinduka icyo nshaka ko. Mu yandi magambo, n'ibiti nabyo Imana igira ite? Irabikorera. Ngo akarambura inzoka ikamira izabyo. Ntabwo ndi butinde cyane, nashatse kukubwira ngo n'igiti nacyo gikorera iki? Imana. Mukozi w'Imana. Haleluya. Rangije aravuga ngo kuko ubonye umumaro w'igiti, ukabona umumaro w'inda, ukabona umumaro w'ibihumeka, ukabona umumaro w'abantu, ariko hari ikintu nsigaje gikomeye cyane cyitwa inkota. Bibiliya tubwira ngo Farawo arakomeza arinangira rwose, ngo ariko ikintu cyitwa inkota kije kikamena amaraso. Aravuga ngo noneho ubwo amaraso amenetse ndemeye. Mu yandi magambo, iyo nayo ibaye umukozi w'iki? W'Imana. Haleluya, haleluya. Naje kukubwira umukozi w'Imana muri ibi bihe tugezemo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hari ikindi kintu yakoresheje hakurya hariya cyitwa ibyorezo. Mu gitondo ngo Farawo agiye kubona n'Abisiraheli ndetse n'Abanyegiputa, ngo babona cyari amazi cyose cyahindutse iki? Amaraso. Ngo noneho rero reka mbereke ko n'amaraso nayo ashobora kunkorera, kandi mukabimenya ko umukozi w'Imana yagize te yahageze. Nanjye kukubwira ngo nubwo bimeze bityo, Imana ifite abakozi benshi. Haleluya. Ifite abakozi benshi. Irongera iravuga ngo ntabwo bihagije ko amaraso nayakoresha gusa, hari ikindi cyorezo cyitwa muryamo. Iyo ugiye mu Kuva ibice byaho 7 kugera kuri 11, izo nkuru niho ziri, muzahasome. Imana ikoresha muryamo, icyorezo cyitwa muryamo. Reka turi abantu bazi muryamo hano. Muryamo murayizi? Indwara ijya mu matungo agapfa yose urusorongo, none ripfa riraye. Iravuga ngo buriya ngewe mu bakozi mfite na muryamo igize ite? Irimo. Iravuga ngo ngewe Imana data wa twese, kuko mwanze kumvira Mose, ariko muryamo iraza byanze bikunze, yo ndayituma. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma arakomeza ngo muryamo ivuyeho, Farawo akomeza yinangira. Ikintu kijya kibabaza Imana cyane nuko ibiriho ibitwigisha abakozi bayo batandukanye bajya batugeraho, cyangwa bikatugeraho bikatunyura mu maso, ariko byamara guhita kwavuga ngo nta kibazo, ubuzima burakomeza. Farawo abonye ko muryamo yishe amatungo ikwirakwiye mu miryango y'abantu, ariko ihunze gatoya, Farawo aravuga ngo ariko buriya ndacyari umwami ndakomeye. Ariko hari Imana ikomeye. Haleluya, haleluya. Isumba abami, isumba abakomeye, kuko bazava hari kizagumaho. Yesu ashimwe cyane.
ngo ubwo muryamo rero Farawo itakubwiye amakuru yanjye, Uwiteka njyewe ngiye guteza ikintu cyitwa ibisebe, hititeza umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, reka mbivuge gutyo, witwa ibisebe. Ngo biraza bikwira mu banyegiputa bose, ibiki ibisebe, niko Bibiliya itubwira. Ibisebe bijya mu banyegiputa mu ngo zose, bihereye hehe? Ikintu njya mbikundira rero ibi ntabwo bijya bireba ko wambaye amakoti n'amapantaro meza hanyuma ngo we bigusige bisanga wambaye amakabutura. Iyo bije bene ibi ngibi, iyo uyu mukozi aje w'Imana arareba nka pasiteri, uyu nguyu ntabwo mbikwatuyeho, turi kuvuga ubutumwa bwiza, wambaye neza, nabyo bisi bikamugiraho. Nta nubwo bigira isoni, uyu mukozi w'Imana umeze utya ntabwo ajya agira isoni. Arinjira, abakuru abatoya ngo barwara iki? Ibisebe. Umukozi w'iki? W'Imana arakomeza, reka nihute, ngo haza ikintu cyitwa urubura ndetse n'umwijima w'icuraburindi. Niba hari ikintu kibabaza ni umwijima. Reka mbabwire, buriya umwijima uyu munsi turi kumanywa, mu kanya nijoro haraba haje umwijima. Mu mwijima uhura n'umwana wawe ntujye umumenya ngo uwo umwijima. Uhura n'umubyeyi ukamubaza ngo urinde kutavuga, ukamwikangamo ahubwo ko ari umuntu wagira gute, wakugirira nabi. Ariko umwijima jya uvuga ngo iyo mugezemo, ujye uvuga ngo mbonye umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu mwijima ujya kuryama ahantu wari usanzwe umenyereye, umaze imyaka urya, ugakabakaba kuko wageze hehe? Mu mwijima. Mu mwijima uragenda ukajya gufata ibikoresho usanzwe ukoresha byo guteka, n'ibindi bitandukanye tugira mu rugo, ukagenda ukabakaba, rimwe na rimwe ukagonga urukuta ngo uwo umwijima. Kandi urukuta rw'inzu wikodeshereje cyangwa se wiyubakiye ukabura rugonze, kuko ni hehe? Mu mwijima. Imana iravuga ngo kuko mwanze kumvira Mose, hari umukozi wundi witwa umwijima ngiye kugira nte, ngiye kuzana. Imana turinde umwijima mu izina. Reka ntigerere ku cyorezo tumenyereye cyane, ntari buvugeho cyane byinshi. Uyu munsi mu Rwanda no ku isi hose haravugwa COVID-19. Iki cyorezo kiraza kiravuga ngo noneho n'abasengaga nibabe bagize bate, abantu bajyaga gucuruza nibabe baretse kugenda. Icyorezo kiraza kitwigisha amasengesho yo mu rugo, kuko hari abantu bajya basenga gusa ari uko baje hehe? Mu nzu y'Imana. Bavuga ngo ariko nkwiye gutuma umukozi utuma abantu bajya gusenga bakiherera imbere y'Imana. Muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, dore imiruhi rabarembeje, urusakurura, dore imiruho ruhoya, urusakurura. Avuga ngo reka ntume umukozi wanjye amenyesha abantu ko buriya no mu nzu abantu bajyamo bakavuga ngo reka twihererane n'Imana. Urusaku rubaye rwinshi, bukene bubaye bwinshi, maganya abaye menshi, ariko nta wundi nabwira uretse Imana isumba byose, ndiherereye. Icyumweru kimwe kigashira, bibiri birashira, ukwezi kurashira, n'ikindi gihe umukozi w'Imana yaje kutwigisha gusengera hehe? Mu rugo. Gihe kiragera, abantu bajyaga gukora hirya no hino, twabaye busy, byari bikomeye, nta muntu ubona umwanya, ariko havuga ngo
abantu bagiye kwiga kwiyiriza. Ari abantu biyirije atari uko bashaka kwiyiriza, ahubwo kuko umukozi w'Imana yaje akakubwira ngo uyu mubiri tuzawusiga mu isi, ntabwo tuzawujyana. Kuko utazawujyana rero, Yesu ashimwe cyane, ihangane ube wiyirije nubwo utagize utabishaka. Umukozi w'Imana yaje kukubwira uko biyiriza nubwo waba utabizi. Turiyiriza Yesu ashimwe cyane, kandi turatuza tubana mu rugo n'Imana Data wa twese tutageze mu nzu y'Imana. Turashimira Imana yuko nubwo ibyorezo byaza, nubwo abakozi b'Imana baza, ariko igihe kiragira bakagenda, hakaza abandi. Ni nayo mpamvu yakoresheje ibimenyetso birenze kimwe kugira ngo itubwire ngo nubwo icyo kije, ariko inyuma gatoya hari undi mukozi nzohereza. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyampa umukozi w'Imana najya dusanga tuvuge ngo uraje kutwigisha, ariko turakomeye, turashikamye. Imana ishimwe cyane. Reka twihute. Yesu ashimwe. Naje gusanga rero hari inshingano zikomeye z'umukozi w'Imana. Mu gitabo twasomye cy'umuhanuzi Yesaya, umuhanuzi nde? Umukozi hariya mu gice twasomye yaravuze ngo Mana, njyeweho Yesaya umuhanuzi mukuru narakumenye kandi ngutegeye ugutwi kugira ngo nkumve, nimara kukumva nkumvire. Ariko hari icyo ngiye kugusaba gikomeye. Njyewe Yesaya nubwo ndi umuhanuzi, ndi umuntu, nubwo nemeye kugukorera, ariko nambaye inyama n'amaraso. Zibura ku murongo wa 5 niko twasomye ngo zibura ugutwi kwanjye. Yesu ashimwe cyane. Naje kubabwira ngo uyu munsi, nyuma y'ibyo tumaze kubona, nagira ngo mbabwire ngo mwebwe abakozi b'Imana, mu bihe nk'ibi agahenge Imana iduhaye kikaba gicishije makeya, icyorezo cyitwa umukozi w'Imana, mwongere muzibura amatwi. Haleluya. Mubwire Imana ngo reka tuje kuzibura amatwi, kuko cyagiye ntabwo twumvaga, ariko tumaze kubona umukozi wawe atwigishirije mu ngo, burya twarumvise. Haleluya. Tugiye noneho kuzibura kandi tugukorere Imana yacu nishimye. Haleluya. Naje kubabwira ngo buriya umukozi w'Imana yaraje kandi ntabwo aragenda, ahubwo Farawo yabonaga agahenge. Reka mbabwire, Farawo amaraso yarazaga agahinduka, amazi yose agahinduka amaraso, yabona yeyuyemo gakeya akagira ngo birarangiye, ariko Imana iracyafite abakozi. Haleluya. Yesu ashimwe. Yajya kubona akabona ibihugu biraje, akavuga ngo bizaturya, yego, ariko buriya nibirangira nzongera mbe Farawo, kandi Abisiraheli bazakuma mu murere. Yamara kubona muryamije amatungo yose apfuye, abango muryamo nirangira, yego, tuzongera twebwe n'abana b'Abanyegiputa dushaka andi matungo. Ariko atazi ko inyuma hari inkota, agahenge Imana iduhaye. Niko naje kuvuga. Nagira ngo mbabwire ngo tube nka Yesaya, tubwire Imana ngo Mana twarakiraniwe, Mana ntabwo twakoze gushaka kwawe, Mana twihugiyeho, ariko kuko uduhaye agahenge ntabwo tugiye kumera nka Farawo, oya, ahubwo tuzibura amatwi, ezi mitima yacu. Yesu nashimwe cyane, kugira ngo dukomeze kugukorera, kuko nitutagukorera n'ibihugu bizagukorera, na Covid izagukorera, kubera yuko twebwe amatwi yacu atazibutse. Reka dusome hahandi twasome murongo wa 4, aravuga ngo Umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe
kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo, inkangure uko bukeye, ikangurire ugutwi kwanjye kumva kw'abantu bigishijwe. Umwami Imana inzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Amen. Yesaya amaze kumenya ivugana nawe iyo ariyo, Yesu ashimwe cyane, aravuga ngo kuko namenye neza ko hari abandi bakozi bajya bagukorera nanjye wantumyeho. Ngo twavuze bariya, nawe wibuka abakozi Imana yagiye gutuma. Aravuga ngo ni byiza Mana, njyewe nakumvise nanakumviye, kandi ko kumpaye inshingano kugira ngo ngende mbwira abantu amagambo yawe. Ariko njyewe Yesaya sinagenda ngo mbishobore, ahubwo nzibura ugutwi. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo nkomeze, kuko n'ubundi rero Farawo buriya nawe yabaga yumvise, ariko ugutwi kuzibye ubwira Imana ngo noneho muri aka gahe keza, muri aka gaho mpaye, muri aka gahe Mana nzibura iki? Ugutwi. Twari turi ku nshingano z'umukozi. Haleluya. Muri Luka, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu gice cya 13 aho twasomewe umurongo wa 22, ngo Yesu ari mu nzira agenda, ngo yagiye yigisha ngo mu midugudu no mu biki no mu birorero. Ko twasomye ngo hanyuma ngo ari mu nzira agenda, ngo umuntu umwe arahaguruka aramubaza ngo ariko Yesu agira ate? Aramubaza ngo ariko Yesu yararimo agira ate? Yigisha, kandi yigisha mu midugudu, mu yandi magambo ahantu hari abantu benshi. Ariko umwe muri abo bantu aravuga ngo ariko reka nkubaze, nagira ngo mbabwire ngo nubwo tugiye guhaguruka rero, ariko dufite ibyo tuzabazwa, ukwizera kwacu. Dufite abazabitubaza, abo tuzahura nabo bazavuga ngo muhagarare tubabaze. Ariko ujye uvuga ngo nazibuye ugutwi n'Imana. Njyewe burya naramenye abakozi b'Imana ndababonye, namaze kuzibuka ugutwi. Ugira ibyiringiro byo guhamya uko uzabaza. Aho ucururiza bazakubaza ngo hagarara tukurebe, uri umurokore. Ujye uvuga ngo njyewe nazibuye ugutwi n'iki? N'Imana. Haleluya. Abantu mukorana akazi bazakubaza bavuze cyangwa batavuze, bazagutera amabuye iburyo n'ibumoso, ariko ujye uvuga ngo nazibuye ugutwi n'Imana. Uvuga ngo nabonye abakozi b'Imana, nabonye inzara iranyigisha, nabonye ubukene bungeraho ku buryo ufite amagambo yo kubwira abandi. Ikibazo dufite nta magambo dufite yo kubwira abandi, ariko Imana ishimwe ko noneho itunyujijeho umukozi wawe, kugira ngo ujye uvuga ngo nanjye koko nabonye Imana muri biriya bihe. Ariko aho utabonye Imana ni hehe? Ubwo abandi birirwa barwaye, wowe wirinda uti wagize ngo kuba burya ntabwo bihagije, kuko hari ababikoze kandi bakarwara COVID. Ariko turashima Imana kuko wowe hari icyo ugiye kuvanamo. Uzajya uvuga ngo mfite ibyo nabwira iki abandi. Yesu aramusubiza ngo reka nkubwire, njyewe kuko navuye mu gihugu cy'ijuru, ibyo gusubiza ndabifite. Aramubwira ngo rero reka magire inama. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahita amusubiza, aramubwira ngo mwebwe mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Yari afite ibyo kuvuga. Nagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi, muri aka gahenge Imana iduhaye, isakira icyo kuvuga, kuko n'ubundi ugiye kugenda mu isi ntabwo uyivuyemo, kuko n'ubundi ugiye gucuruza ntubivuyemo. Ariko ujye ugira icyo ubwira abandi, uvuge ngo ariko njyeweho narayibona. Ineza ye narayibonye bishabangutse. Ineza ye narayibonye. Haleluya. Ineza y'Imana, ineza ye narayibonye. Oh yeah, ineza ye
narabibonye ineza y'Imana narabibona. Ujya uvuga ngo njyewe mfite ibyo kuvuga ati nabonye Imana intabara abandi batari kurya narariye. Haleluya. Nabonye Imana ikoresha ibyiyoni, ikoresha abo ntazi, ikoresha abo mu midugudu, ikoresha abo mu birorero. Nanjye uyu munsi ndahamya ko nabonye Imana. Haleluya. Tubwira abantu, babwira ngo njyewe mfite icyo kuvuga. Haleluya. Ujye babwira ngo njye narabyaye byari bikomeye nk'iki umwana, uvuga ngo mfite ibyo kuvuga. Haleluya. Ujye ubwira abantu ngo ariko buriya rero iminsi mibi yangezeho iratambuka, ndashima Imana ko nabonye neza yawe. Ujye ubwira abantu. Yesu aramubwira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ntabwo uzaterura amagambo nk'aya ya Yesu nawe utari mu irembo rifunganye. Haleluya. Banza umenye, ugire icyo kuvuga, hanyuma ujye ubwira abandi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka nihute. Uyu mukozi w'Imana nagerageje kureba inshingano ajya ahabwa kugira ngo yitwe umukozi w'Imana. Buriya iyo ugiye kureba mu Luka twasomye ibice byaho 23, Yesu yakomeje kubwira uriya muntu kandi yabwiraga n'iteraniro. Aramubwira ngo yewe hari igihe kimwe ibindi ho mbabwira ndi mu midugudu n'ibirorero, niba mutabumvise hari igihe kimwe muzabibazwa. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo nimugera imbere ye ngo azabafata bajugunye hanze, kandi hanze hazaba imbwa n'abarozi. Niko yamubwiye. Mu yandi magambo atangiye aburira abantu ahuriye nabo mu birorero, mu midugudu, mu rusengero. Arabwira ngo njyewe navuye mu gihugu cyo mwijira amategeko yaho ngize nte ndayazi. Mu yandi magambo umukoresha wanjye njyewe ngize nte ndamuzi. Umukozi utazi umukoresha we ntabwo akora ibyo yamutumye. Aramubwira ngo njyewe ndamuzi, nimutanyura mu irembo rigize rite rifunganye uriya munsi azabajugunya hanze. Cya kabiri bazababwira ngo ntabwo nigeze kubamenya na rimwe, kandi muzamubwira ngo ariko rero wigishaga tutakureba, wabwirizaga tutakureba, wagendanaga n'Imana tutakureba, ntiwiyirizaga uri iwacu mu rugo. Ariko ngo azababwira ngo mwebwe sinigeze kugira gute. Mu yandi magambo wowe nanjye dukwiye kuburira abantu kuko urugamba ruri imbere rugize rute rurakomeye. Muri aka gahenge Imana iduhaye, reka duhaguruke tuburira abantu kuko urugamba ruri imbere rugize rute rurakomeye. Haleluya. Hanyuma iyo ugiye muri Zaburi twasomeye hamwe Zaburi 138 murongo wa mbere wa 5 wa 6, usanga Dawidi avuga imirimo y'Imana, agahimbaza, akavuga ngo Mana ndakwibutse, wankoreye ibikomeye. Yibuka ubuzima bwe, yibuka intebe yicayeho. Aravuga ngo ndaguhimbaje, isi zabimenye, n'abanyakacyiru bazabimenye yuko uri Imana ikomeye. Nge Dawidi ndabiha. Yandi magambo iduhaye umwanya wo kongera kugira gute kwihimbaza. Haleluya. Muri aka gahe duhaye gatoya iba itubwiye ngo nimwongere mubyine. Haleluya. Uvuga ngo ineza y'Imana narayibonye, ababisha bango, ibyorezo bingo, indwara zingo, ubyinira Imana. Abantu bose bavuga ngo koko yabonye iki Imana, bibatere kwihana bahindukire, tuzabane mu gihugu cy'amujuru. Bihute. Haleluya. Uyu mukoresha dukorera witwa Imana rero agira ibihembo. Ahemba neza ntiyambura. Hayiwe ahemba neza ntiyambura. Hayiwe ihemba neza ntiyambura. Hayiwe ihemba neza ntiyambura. Hayiwe
ihema neza ntiyabura. Amen. Uyu muntu agira ibihembo, ariko ntabwo ajya gutuma ataguhaye ibikoresho. Iyo aguhaye inshingano arabanza akakugenera ibikoresho, akaguha inshingano, akaguha n'amabwiriza. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 6 muri iki gitabo cya Yesaya, umurongo wa 6 bavuga ngo abakubita n'abateye umugongo n'imisaya, nitegera abafuru uruziga, kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucibwa amaca. Amen. Uyu muntu w'Imana iyo amaze guhabwa inshingano, ntabwo amakuba n'ibyago biba bimuvuyeho, kuko ni amahugurwa. Umusirikare kugira ngo arwane neza atsinde, nuko ahabwa iki? Amahugurwa. Yesaya rero aravuga ngo njyewe narakubiswe, naciriwe amacandwe, ariko nkomeje inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, kuko Imana yazibuye iki? Amatwi yanjye. Bana ishimwe rero ko buriya bya bindi wanyuzemo nanjye nanyuzemo yari amahugurwa twahabwaga n'iki? N'Imana. Ariko kuko urangije amahugurwa we kuyagumamo udasibira, ahubwo bwira Imana ngo ndangije amahugurwa, akagahenyuzemo ni amahugurwa, ariko ndakomeje kugukorera. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu rero witwa umukoresha wacu Imana, nihuse reka ngane ku bihembo. Twaririmbye ngo tugenda tubiba, tukabiba imbuto z'iki? Z'ineza. Ariko ngo tuzatunda imiba tugize dute yemwe? Tuvuga ubutumwa badutuka, tuvuga ubutumwa badukubita nka Yesaya, yewe tuba basazi imbere y'abandi, agahinda n'amacandwe biraturembeje, ariko tuzatunda imiba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tuzatunda imiba tuneze. N'andi magambo, tuzatabaruka tugiye kugira gute? Guhembwa, kandi amakamba tuzayambara. Nagira ngo mbabwire ngo nyuma y'aka gahe dufite, nyuma y'aka gahe akangaka, hanyuma no mu gahe tugezemo, tuzatunda imiba tugize dute? Haleluya, haleluya. Bashumba bacu, muzatunda imiba munezerewe. Haleluya. Uko byagenda kose tuzanezerwa nitugera mu gihugu cyo mu ijuru. Reka twihute tugane ku musozo. Haleluya. Reka tugende. Buriya mu gihe cy'agahenge Imana ibiduhayemo, dukwiye gukora imirimo iruta iya mbere twakoraga. Ndagira ngo mbabwire ngo nudakora muri iki gihe cy'agahenge, hari igihe noneho bizarangira utabonye gukora. Kuko ikuzimu nta mirimo, ikuzimu nta mirimo, ikuzimu ntabwo bazi gusirimba, ikuzimu ntabwo babwiriza. Nagira ngo nkubwire ngo akagaha Imana iguhaye, ukora imirimo ndetse no mu buryo buruta ubwa mbere, kuko nagahe keza Imana igize gute? Iguhaye. Kandi nkakubwira ngo nutabikora, hari abandi bakozi Imana izagira ite? Izakorera. Tugana ku musozo, maze gusenga Imana arayibwiye ngo Mana, uyu ni umukozi wawe ngiye kubwira itorero, iteraniro rya Kacyiru, kandi twasanze umukozi wawe ari njyewe n'aba bantu, ariko hari ibintu bihumeka n'ibidahumeka ukoresha. Mbese haleluya, ko twamaze kumenya ko turi abakozi b'Imana, ariko ko twagerageje gukora ibyacu twihugiraho, uyu munsi niki tugiye gukora ngo tuvuge ngo ubw'Imana iduhaye agahenge? Ubw'Imana turinze corona, reka mbivuge ngo ubw'Imana iba yiyegejeyo, ubwo twe tutararwa, reka tube dukoreye iki? Imana muri aka gahenge igize gute? Iduhaye. Mbese njyewe nawe ntitwakorera Imana noneho muri iki gihe, nyuma y'ibyo tumaze kubona, kugira ngo Imana ijye ivuga ngo aha,
kumva umukozi wanjye nohereje baramwumviye, ntabwo babaye nkande nkafara. Kumva ibyorezo byaje barabyumviye, ntabwo babaye nkande. Kumva inzara yaraje ariko bayikize, baravuze ngo turashima Imana kuko nayo itugaburiye. Haleluya! Ibyo bintu byose, urwo ruhererekane, njyewe nawe ntabwo twakorera Imana tugafatanya tukarusha ibya mbere kugira ngo iri mu ijuru ivuge ngo ndashima cyane ubwoko bwanjye ko bwanyumviye. Haleluya! Ngiyo mu by'ukuri iki cyo nabazaniye uyu munsi, uvuga ngo ariko noneho umenye ko turi abakozi b'Imana kandi mu bihe bigize bite bidasanzwe. Haleluya! Reka twisengera Imana. Imana ishimwe cyane kuko iri jambo ryayo iribageshejeho, kandi nanjye ikashoboza kuvuga uyu mukozi n'aba bakozi b'Imana. Niba mubyemeye, ababyumva babyemeye, bahaguruka tugasenga Imana, tukavuga ngo turakubonye Mana, twibutse iminsi yacu ya kera, twibutse ibihe twanyuzemo, twibutse ibyorezo byatunyuzeho, twarabibonye, twarabyumvise, ariko turahagurutse kugira ngo tukubere abakozi. Haleluya! Kandi wishimira. Bwira Imana ngo Mana, njyeweho namenye neza ko nyuma y'ibyo maze kubona muri aka gahe gatoya umpaye, ngiye kugukorera njyewe ubwanjye ndetse n'ibyanjye ngiye kugukorera. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye naburikiwe gite. Haleluya! ariko ibyo ntunze, haleluya, nanjye ubwanjye naburikiwe yewe nanjye ubwanjye, ibyo ntunze yatuwe nanjye ubwanjye naburikiwe yatuwe. Amen. Tukadusabe nyakubahwa Archbishop adusabira Imana, dusabira Imana imbabazi mu nzira zacu twanyuzemo, ariko yongera dutakambire avuge ngo Mana, isi yacu turayibutse, tugiye kuba abakozi mu bihe bitagize bite bidasaza. Hariho Mana ishobora byose, twongeye kugushimira kubw'ijambo ryawe twumvise, tugushimiye ibihe ducamwo, tugushimiye ibyo duhura nabyo, tugushimiye ko experience yose ducishamwo dufitiye icyigisho kandi ikatugirira isomo dukuramo. Turakwinginze ngo muri iki gihe cy'iyi COVID-19 duciyemo, iki cyorezo cyateye isi yose, Imana, hari ibyo twize, hari ibyo tubonye, dufashe kugira ngo amasomo dukuremo arushijeho kudufasha kukwegera, arushijeho kudufasha kukumenya gusumba uko tukuzi uyu munsi, arushijeho kutwereka ubwiza bwawe. N'akari ijambo ryari rivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza bakwizera. Dufashe Mana kugira ngo ijambo ryawe twumva muri ibi bihe bikomeye bibe iryo kudufasha kugira ngo tukwegere, kandi turushijeho kwibaza no gutekereza icyo dukwiye gukora, maze ijambo ryawe turyumvire. Dufashe kudasubira inyuma, dufashe kudatezura, dufashe ngo mu gihe tukiri kuri iyi si twuzuze inshingano waduhamagariye zo kugukorera,
mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, mu buryo bwo kukubera abahamya, mu buryo bwo kugenda mu buryo bukwiriye abakumenye. Turagusabye rero Mana ishobora byose ngo muri uyu mwanya abiyemeje kukwegereza imitima yabo ngo ubasange bature imitwaro yabo imbere yawe, nawe baruhure nk'uko ijambo ryawe rivuga, ubuzuriza ayo masezerano. Abatezuye ubahe gukomeza no kujya imbere, abakomeje urugendo urushijeho kubibutsa ko wasezeranye ko uzabana natwe kandi uzagendana natwe iminsi yacu yose. Ngaho rero reka Umwuka wawe wera atugezaho iri jambo mu buryo dusobanukirwa, kandi aridusobanurire ngo turyumve mu buryo buvuye ku Mwuka wawe wera, kandi iryo jambo ridukomeze ritwigishe ubu n'iteka ryose. Amen. Murakoze.